ntitwabihakana ntitwanabiteraho impaka umubare munini w'abantu bize hari igihe bisanga ari abakene. Ese ni ukubera iki? Kubera iki abantu benshi bize bisanga ari abakene? Niye mpamvu? Akenshi cyane ndabizi ujya wibaza ati kubera iki abantu benshi bize amashuri menshi ubusanga ari abakene, cyangwa se nanone baba bafite akazi ugasanga nyine ubuzima bwabo ni ubuzima buri kuri standard imwe, ntabwo ari ubuzima buteye imbere, ntabwo ari ubuzima busamaje nyine nk'uko waba ubwiteze. No kubera iki? Ni ikintu kigaragara cyane muri sosiyete kandi nako bimeze nyine. Tugiye kuba twabira hamwe turebe neza impamvu abantu benshi bize bisanga ari abakene. Murabizi neza cyane ko iyo bigeze ku biganiro nk'ibi ngibi by'ubuzima busanzwe, Oliver Haregra n'ikiganiro cy'isi n'abantu mba nafashemo ndetse menye neza ko ngusobanuriye ndetse nkagutera kunyurwa. Murakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu. Nimba uri mushyashya ugomba gukora subscribe kuko ni itegeko. Nimba umaze kuyikora urakaza neza mu muryango mushyashya. Ndabizi neza uri muri yumva bitandukanye nyuma yo gukora subscribe. Mbere yuko dutangira ndakubwira ibi bintu numara kubyumva ukisanga mwaba abantu cyangwa se ugasanga ibituma abantu bize bakena, byaba byiza ugatangira gukoraho, ugatangira guhindura, kuko ndabizi benshi bari buze ko bankurikirana hari abize nyine bakennye. Ugomba kumenya neza ko ari we muntu ugomba gukorera amafaranga, kandi ukamenya ko ugomba kugera ku butunzi ugahesha ishema abo bantu bose bakubonye wiga, ugahesha ishema ababyeyi bawe, kubera ko buriya ababyeyi bashobora kuba batabikubwira ariko hari ababereye igihombo. Ibaze ababyeyi bawe bamaze icyumweru batarya amavuta n'umunyu bagutakaza amafaranga kugira ngo wige, ariko na n'ubu barakureba bakavuga ngo ubu inzara yatwiciye iki? Ese koko birakwiye? Aho ngaho niwo mpita ninjiriramo neza kagusobanurira, ngatuma witekerezaho, ngatuma ibyo washyize imbere cyangwa se ubwiyemezo ufite ubushyira ku ruhande ugatangira gukora. Izi ni zimwe mu mpamvu zituma abantu bize baba bakene. Impamvu ya mbere ituma abantu benshi bize bakomeza kuba baba bakene, benshi barize ariko nta n'umwe wigeze wiga ku kintu cyerekeranye n'amafaranga. Iri ni ikosa riba mu mashuri, abantu benshi ntibabitekereza. Muragenda mukiga ariko mu by'ukuri mukirengagiza ko muri muriga kugira ngo muzabone amafaranga. Bivuze ko murimo muriga ibintu ariko mu by'ukuri ukuri kwa nyako kw'amafaranga ntabwo mushaka kugukozwa, nta nubwo mu kwigishwa. Niyo mpamvu akenshi usanga wa mwana wihirinze utarigeze ugera mu ishuri, wagiye akadiringa n'ikintu bita amafaranga, akamenya amafaranga nanone atayigishijwe ahubwo ayigishijwe n'imihanda, ayigishijwe no guhomba, ayigishijwe no gukora ntiyishyurwe, ayigishijwe no gutangira business zigashya. Ukajya kurangiza usanga wa mwana yaratumbagiye nta naho mu gihuriye, kubera ko buriya abantu benshi biga barangiza imyaka yabafashe, ukabona nk'aho bagiye gutangira ubuzima kuri zero. No kubera iki? Ese koko birakwiye? Buriya kwiga yakabaye ari intangiriro nziza. Akenshi cyane ubusanga n'ibyo wize atari byo ukora rwose. No kubera iki? Nuko nyina benshi biga kugira ngo barangize umuhango. Ababyeyi benshi bizera ko iyo umwana yagiye kwiga baba bagiye kumwe bamwigisha buri kimwe cyose akeneye mu buzima bwe kugira ngo atere imbere abeho neza. Ariko ndakubwiza ukuri gutandukanye cyane n'ibyo bintu ababyeyi biyumvamo. Birashoboka cyane ko wajya kwiga amategeko ukaba uwunganira amategeko mwiza cyane rwose, cyangwa se bitaba ibyo ukajya kwiga kugira ngo uzabe umudogiteri, ukazaba umudogiteri mwiza ndetse ukanabimenya. Ariko ndakubwiza ukuri, ibi bitandukanye cyane n'amafaranga, nta naho bihuriye. Nubwo waba warize accounting ukora mu mafaranga cyangwa se warize gukora mu mafaranga uhanduringa amamiliyoni, ariko ndakubwiza ukuri nabyo bitandukanye cyane n'uburyo amafaranga akora cyangwa se na circulation yayo. Buriya kumenya amafaranga biratandukanye cyane. Ukuri ugomba kuba wamenya, amashuri menshi ntabwo yashyiriweho kugira ngo abantu bamenye ikoreshwa ry'amafaranga cyangwa se uburyo amafaranga abonwa. Oya, biratandukanye cyane. Amadigiri yose waba ufite, igihe wamaze ku ishuri, uburyo wari umuhanga, uburyo wabaga uwa mbere,
ntibizagutangaze nurangiza rwose ukaba umukene ugakubitwa ukaba umushomeri uryaho hasi wa nyuma. Abantu benshi bahora barwana no kubona degree nyinshi, ugasanga urangije amashuri ubonye wenda bachelors, ugiye kurwana kubona masters, nayo urayibonye urarwana kubona doctora, numara kubona doctora uze ukorera ikindi kintu mu masters, usanga uri mu iyo cycle gusa, nta nakazi ufite, ntaki, urimo urarwana n'amashuri. Brothers and sisters, ayo mashuri azakumarira iki? Ndakubwiza ukuri, ni hahandi uzasanga urimo urarangiza kwiga ushaje. Ese uzakorera amafaranga ushaje? Wikiga kugira ngo ube umukozi, iga kugira ngo wikorere. Aho kugira ngo utigiye nk'icyo ngicyo byaruta cyane ugatangira kwiga ibijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga, ugasoma ibitabo by'uburyo business zikora, ukumva audiobook cyangwa se ukumva ibiganiro byanjye, ugatangira kwimenyereza uburyo amafaranga akora n'uburyo bayashakamo, kuruta uko wagenda ukaba specialized mu kintu ugasanga icyo kintu n'ubundi uri kukiga, nuvayo uzaza ujye kuba washaka kugikora. Nugikora nanone kugira ngo utere imbere ugere ku rwego wifuza, usanze imyaka igusize. Buri ikintu tuba turimo turwana nacyo ni imyaka. Yaba bishoboka ko amashuri yegezwe imbere cyangwa se imyaka yo kwiga igabanywa, ahubwo imyaka yo kuba wakora ushaka amafaranga ikiyongera, nuko bidashoboka. Rero buriya amashuri ari mu kintu kiturya imyaka cyane. Ndakubwiza ukuri, buri ikintu hora iteka ryose ureba nimba urimo urashaka gutangira business cyangwa se ushaka kwiga uburyo abantu babona amafaranga, akaba aricyo kintu iteka ryose uzajya uhora kuri YouTube uza kureba, ukabirebera kuri Oliver Regra cyangwa se ahandi ariho hose. Ndakubwiza ukuri, tuzamenya uburyo watangiye kuba wakora ku mafaranga cyangwa se watangiye kuba wayakorera, kubera ko uzaba ufite icyanga cyayo nyine. Impamvu ya kabiri abantu benshi bize ari abakene ni ugutenguhwa n'ibyo bari bazi neza ko ari byo bizatuma bakira, cyangwa se n'ubumenyi bakuye mu ishuri, ugasanga ntaho buhuriye cyane n'ubukenewe ku isoko. Abantu benshi bize ni abakene kubera ko nyuma yo kwiga bahita baba abantu batigeze baniga nyine. Biga kugira ngo barangize amasomo yabo, ntabwo biga kugira ngo bazakoresha ibyo bize nyine kwiteza imbere. Oya, bo biga kugira basoze amasomo. Reka nze ngusobanurire neza iyi po uyisobanukirwe neza, ariko mbere y'uko ngusobanurira reka mbaze nkubaze iki kibazo. Ese ubundi uratekereza kwiga cyangwa se education ni iki? Abantu benshi bafata neza ko kwiga ari ukugenda ukabona iriya degree cyangwa se ukambara iriya kanzu ukifotoza, wavayo cyangwa se bitaba ibyo bakaguha certificate cyangwa se impamyabumenyi ko wize nyine. Nicyo kintu abantu benshi bigira. Bivuze ngo mu magambo make, abantu benshi bigira iki? Bigira kugira ngo babone turiya dupapuro, ntabwo bigira kumenya. Ibi bintu ngiye kukubwira, ntugire umuntu wundi uri buze ko wabibwira kuko ashobora kugutera amabuye. Buriya kwiga ntabwo amasomo ari ayo ukura mu ishuri wicayemo, oya, ahubwo amasomo nayo ukura mu buzima ubamo bwa buri munsi. Umugabo wiga neza cyangwa se umugabo uri muriga neza ni wa mugabo wiga buri munsi yigiye ku bantu n'isi, uko isi ihindutse akamenya neza ko agomba kwiga kubana nayo. Ni nayo mpamvu uzasanga babandi mwita neza ko batize ariko bagize ubushake bwo kuba bakora, bakamenya neza ko bagomba kwigishwa n'isi, bo batumbagiye ndetse nta naho muzigera muhurira. Kwiga bya nyabyo ni ibintu bizamara igihe kirekire ukabaho ubuzima bwawe, ariko ubwo buzima ukabaho witeguye kwiga. Nimba waravuye mu ishuri cyangwa se warasoje ukamenya neza ko wize ariko nanone ukabihisha, wikirirwa ubirata ubibwira abantu ngo warize, birabamarira iki? Urabwira umuntu ngo warize akurusha amafaranga kandi umurusha amasomo, umurusha amashuri, ubwo se wize iki? Kuko ukenera amazi n'ibiryo kugira ngo ubeho, ni nako ukeneye kwiga buri munsi, ni nako ukeneye gufungura umutwe ukemera neza ko ugomba kwiga, ukiga gukora bya bintu wabonaga neza ko utakora. Wenda ikiza kiba gihari, uba waranyuze mu ishuri, uba waramenye kuvuga neza ururimi, uba uzi kwandika neza, uba uzi nyine ibintu by'ingenzi. Bivuze ko nujya kwiga bya bintu babandi bari hasi batigeze biga amasomo nk'ayo barimo bariga, wowe uzakura ndetse uzakora cyane, unagira ubumenyi buhambaye kuri byo, kubera ko uzabona igihe cyo gukora ubushakashatsi, uzamenya byinshi byisumbuyeho.
ariko nanone ibyo bizakunda mu gihe wemeye kwicisha bugufi, ukemera neza ko ntacyo uri cyo, ukemera kujya kwiga nanone. Ariko ikintu kibabaje, ntabwo ari bose bazumva nyine nk'uko mbyumva, cyangwa se kuko nimba nakubwira amagambo, nibamara kuba babona degree yabo nshyashya bazumva neza ko bihagije. Nabonye degree meze neza, atangire kurwana no kwa purayinga ye. Abantu benshi barangije kwiga cyangwa se bafite amadigiri babumva neza ko nyine bize, bari educated, nyine bumva neza ko ari abantu bize b'abanyabwenge, bakiyibagiza neza ko kwiga ntabwo birangira. Icyaba ari icyiciro cya mbere uba urangije wenda kiri basic, ariko uba ukeneye kujya wakiga bya nyabyo, kubera ko hari igihe utangira kuba wabisobanukirwa imyaka yakujyanye. Mu gihe wabonye ikintu cyangwa se ahantu uri buze kuba wakura ubumenyi bushyashya, aho hantu niho hantu uba ufite nawe gusitikinga cyangwa se kuguma. Ubumenyi cyangwa se kwiga ntabwo ari byo wavanye mu ishuri, ni experience, ni uburambe ufite ku iyi si. Impamvu ya gatatu abantu bize bakomeza kuba baba bakene, ni uko bumva neza ko bashingiye ku kazi nyine, bagomba gushaka akazi, nicyo kintu baba bashyize imbere kuruta ikindi icyo ari cyo cyose. Ubyange ubyemere bikubabaze ntibikubabaze, abantu benshi bize bamaze igihe kinini barimo bariga, nabo bazamara igihe kinini barimo barashaka akazi. Tuvugisha ukuri, amashuri buriya icyo abereyeho ni ukurema abakozi bazakorera nyine abandi. Rero bisobanuye neza ko uko umara igihe kinini uri ku ntebe y'ishuri cyangwa se wiga, ni nako uzamara igihe kinini ukomeza kuguma kuri ya myumvire ya kera ishaje yo kumva neza ko ugomba kuba wabona akazi. Ikintu wamenya, uko ushaka akazi cyangwa se uko ubona akazi ukakamaramo igihe kinini, ni nako utazigera unyurwa n'ubutunzi bwawe cyangwa se utegurira umuryango wawe ahazaza heza wifuza, ndetse n'uwo muryango wishimiye kuba wabamo. Ni imibare yoroshye cyane. Gukora akazi cyangwa se gukorera abantu bivuze neza ko aba ari umushahara wawe ushingiye ku mbaraga zawe ufite kano kanya, ukaba ufite aho utagomba kuba warenga mu iterambere ryawe, kubera ko ntabwo bizigera bikunda umukoresha wenda azigera bikwemerera. Ariko mu by'ukuri umuntu utera imbere cyane ni wa muntu utazigera ushingira ku mbaraga ziwe kugira ngo abone income. Oya, ibyinjira cyangwa se amafaranga abona azakomoka ku bantu benshi. Bivuze neza ko azakoresha imbaraga z'abandi bantu benshi kugira ngo akomeze yiharire ubutunzi wenyine, utiyibagije ko mwabo bantu benshi nawe uri muri isanga mw'uwo mwandiko. Aba usanga ari ba bantu bakora nk'abanyabwenge, badakoresha imbaraga, badakoresha amaboko yabo. Oya, icyo bazi no gutekereza, bagashaka uburyo bagukoresha wowe wize. Yego birumvikana, ntabwo abantu twese twaba aba entrepreneur cyangwa se twakikorera, ntibyakunda. Ariko nanone nubwo uri umukozi, ushobora kuba wakiga ikintu bita investinga cyangwa se gushora. Rero iyo umaze kuba wakiga neza amafaranga, wamaze kuba yayasobanukirwa, umenya neza ko ushobora kuba washora amafaranga yawe ahantu ugakomeza no kuba muri ka kazi, ariko nanone ukaba financial independent, ukaba wa muntu wihagije ku mafaranga. Yego nayo mu kazi kaza yinjira, ariko ntaba ariyo main source of income yawe, ugasanga ufite ibindi byinshi bikwinjiriza. Wa mugani, by the way, nimba waryohewe n'iyi video, utibagiwe gukora subscribe ndetse uliking, unatere comment. Reka dukomeze. Impamvu ya kane abantu bize bakomeza kuba baba bakene, ubugoryi abantu bize bakura mu ishuri. Abantu bize akenshi cyane batekereza ko ari abanyabwenge ndetse ari abahanga, bagafata ba bana bagiye bava mu ishuri cyangwa se bavuye muri college bakajya kwikorera, bakumva neza ko bo ari abantu binjije b'ibigoryi. Ariko ndakubwiza ukuri, buriya nimba umunyeshuri yize kaminuza yageramo hagati arimo arakora business, agafata umwanzuro wo kuvuga ati mvuye mu iyi business cyangwa se mvuye mu aya masomo ngiye kuba nakikorera, aba afite impamvu. Tuzigire na rimwe wigereranya n'uwo mwana, kubera ko aba afite ikintu yabonye. Ubwo bugoryi rero bwo kumva neza kuri kwiga butuma neza utaba umuntu uri hambo, cyangwa se utaba uri umuntu ushobora kuba wakemera neza ko agomba kuba yakwigira ku bandi.
ukiyibagiza ko wa muntu uri hanze cyangwa se wa wundi urimo urahangana n'ishuri, wa wundi urimo urahangana n'isi, wowe uri mu ishuri. Uriya muntu azi ubuzima, azi imihindagurikire y'isoko, azi uburyo agomba kuba yabyaza amafaranga abantu nkawe n'abandi. Afite ubumenyi, afite experience kuruta wowe ubwawe. Niyo mpamvu rero akenshi cyane abantu bize baba ari abantu nyine batazi ko baba hambo, bakumva neza ko babandi batize hari ikintu kitameze neza, nyine ari abantu nyine utamenya, baba bafata bitandukanye. Ariko buriya ndakubwiza ukuri, uba uri muri iki gihe cyawe cy'ubusa. Wakabaye ucinye inkoro ukagenda ukemera, ugapfukamira wa muntu ukamubwira akaguha ku bumenyi afite, nawe ukabubyaza umusaruro. Kubera ko kwiga bigufungura mu mutwe, bikakwereka kumenya ikintu, cyangwa se ugafunguka mu mutwe ku buryo ushobora kuba wafata ibintu byinshi mu gihe gitoya. Iyo kapasite niyo ukura ku ishuri. Rero uyifashe ukayihuza na bwa bwenge wahawe na wa muntu uri hanze akanakwigisha ikibuga, icyo gihe utera imbere ugatumbagira cyane, kubera ko uba ufite nyine ibintu bibiri wa muntu adafite. Ariko nanone biragora cyane kuba wakicisha bugufi ngo wa muntu aguhe ku bintu byiwe. Birababaza cyane kuba umuntu arimo ariga kaminuza, afite interinete ihagije ariko ntarasobanukirwa uburyo ushobora kuba yakoresha interinete mu kumubyarira amafaranga. Ndakubwiza ukuri, abantu benshi barimo bararya amafaranga menshi cyane bakoresheje izi mbuga nkoranyambaga, YouTube, Instagram, ama website n'ibindi bindi. Barimo barabona amafaranga ahagije binyuze muri ubwo buryo. Ariko se wowe uri mfite internet ihagije, ariko nanone icyo urwana nacyo ni ukuyikoresha research. Kuki udaresearchinga uburyo wabonamo amafaranga? Nicyo cya kintu nakubwiye, mushishikajwe no kwiga ariko ntabwo murimo muratekereza icyo muzamaza ibyo bintu murimo muriga. Abana benshi batigeze bagera aho ugeze, bataye muri kaminuza, barangije segonderi bafite interinete, baragiye bihugura ku mikorere ya interinete. Ntibyabasabye amezi cyangwa se nk'imyaka wicaye aho ngaho, oya, byabasabye amezi 3 cyangwa 4. Bahita bamenya neza imikorere ya interinete bitewe n'ikintu ashaka ko yashyiramo imbaraga. Reba ubukungu bafite, reba amafaranga bafite, barakoresheje iki? Interinete n'ubwonko bwabo. Wowe uri ku ishuri ufite interinete byose ariko ntushaka kubyiga. Tekereza kabiri, buriya ishuri hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi rituyobya, tugata focus y'ibintu by'ingenzi kuruta ibindi. Niyo mpamvu ugomba kwiga ukamenya neza iby'ingenzi kuruta ibindi. Kuba hambo ukemera neza ko ugomba gufungukira buri muntu wese ufite icyo akurusha, bigufungurira opportunity cyangwa se indi miryango yo kuba watera imbere. Iyo miryango ndakubwiza ukuri, ubu bumenyi mubona mu ishuri ni ubumenyi rwose bushaje, sinatinya kubivuga, kubera ko nureba neza ibintu uri kwiga nibyo sogokuru wawe yize, nibyo papa wawe yize. Nirihe tandukaniro? Bivuze neza ko biragusaba ngo byige, kuko isi yarahindutse. Nurangiza ufungurira imiryango n'amahirwe mashya yandi. Ikintu cya 5, impamvu abantu benshi bize ari abakene, ni ukubera ko n'ubonye akazi kamuhemba neza amafaranga miliyoni 3, miliyoni 5 cyangwa se kuzamura, n'ubundi akomeza gutekereza nk'umukozi. Buriya biragoye cyane ko umuntu uhora iteka ryose yizeye ko azabona amafaranga wenda miliyoni 3, miliyoni 4, azahumuka amenye neza ko ashobora kuba yakora ikindi kintu. Ategutereka nkwereke, uzarebe buriya umuntu uhembwa amafaranga menshi, ikintu cya mbere ahita akora, abanza akagura televiziyo ihenze, telefone ihenze, imyenda ihenze, inkweto zihenze, akaba ahantu hehenze heza. Mbega nyine akaba ari wa muntu w'umufonctionnaire nyine umeze neza. Ntabwo atekereza ibindi biri hejuru y'ibyo, oya, aba yumva neza ati amafaranga y'uko kwezi ndaza kuyiyambikamo, ayo gutaha wenda nzakora ibi ngibi, wenda ukwezi kwa 3 nzatangira gusevinga muri ubwo buryo. Ariko se byo barabishobora? Ababishobora n'imbarwa, ahubwo usanga najya no gusevinga ntabwo biri mumukundire, kubera ko agiye kubaho ubuzima buhenze bitewe n'amafaranga yinjiza. Agiye kuspendinga byinshi cyane bitewe, kuko buriya umuntu wize ufite akazi keza araspendinga cyane, kubera ko abavuga ati
every month, buri kwezi ndabona aya ngaya nyakoresha mw'ibi ngibi. Buri ikintu cy'ingenzi wakabaye ukora, wakabaye wiga investinga. Buriya igihe cyose, iteka ryose iyo urimo urakorera umuntu, uba urimo urakorera umuntu iyo uri ku kazi, uba uri ku kazi. Nimba ubonye opportunity yo kuba wakorera amafaranga angana gutyo ni byiza, aho ko amafaranga urayamaze iki, nicyo kiri buze kuba cyabara. Wakabaye utekereza uburyo ugomba gushaka ibintu byawe, ugahembwa aya mafaranga menshi, ntuhindure uburyo wabagaho, ahubwo aya mafaranga ukagenda uyajugunya mu bintu byawe. Ukavuga okay, nimba rero ndimo ndahembwa aya mafaranga, ndashaka ko byibuze muri iki gihe business yanjye iyi nkunda izaba yakuze. Ugakora ka kazi ukakitaho, ariko nawe akazi karimo karita ku byawe. At the end of time business yawe izakura, akaba ari gukura mu kazi, aho kugira ngo ukomeze uspending amafaranga yawe. Wereka abantu kuri umukire, bazagufata nkaho uri umukire, it's okay. Ariko se kugufata nkaho uri umukire, wowe uri murashira byo bimaze iki? Tekereza kabiri. Kimwe ugomba kuba wamenya, amafaranga ubona uno munsi ntacyo avuze. Amafaranga afite icyo avuze ni amafaranga wemvestinga ahazaza hawe, cyangwa se amafaranga ushora mu hazaza hawe kugira ngo ubeho neza n'umuryango wawe uzabeho neza. Abantu benshi kino kintu kikunda kuba cyabagonga, kubera ko uko income cyangwa se umushahara wabo uzamutse, akenshi bikunda kugonga abantu bakora akazi. S'il vous plaît, buriya umuntu wemvestinga, umushoramari, ntabwo uko income ye yiyongereye ariko azongera expenses, oya, ahubwo azatekereza uburyo yagura business, kandi uko business yaguka ni nako amafaranga iguha nayo yiyongera. Niko abahanga babara, niko abantu babara, bari abantu baba businessman. Mu gihe umuntu ufite akazi ko uko income yiyongera n'uburyo aya spending biriyongera, aya saving ayo akenshi cyane abara hamwe niyatagabanutse, aho ngaho Imana iba yakoze ibitangaza. Nimba uzi kuri mu bantu bahembwa amafaranga menshi ariko ukabona ntacyo akumarire, tangira wihugure ku kintu kijyanye no gusavinga no kwinvestinga no gushora. Nubikora gutyo ndabizi neza uzatungurwa n'uburyo ubukungu bwawe buzatumbagira, buzaba transformed, ugasanga amafaranga uko yabona ari menshi ni nako arimo arakemura anagira azaza hawe heza. Impamvu ya gatandatu abantu bize bakomeza kuba ari aba bakene, ni ukuba batizeye ko akazi bafite kazahoraho iteka ryose. Kandi niko kuri, ubyangu ubyemere, igihe kizagira bakwirukane. Abantu benshi bize bakena kubera babuze akazi kabo. Reka nguhe urugero rutoya. Reba wa muntu nakubwiye ufata miliyoni 4 cyangwa se 5, agaspendinga, akabana n'abakire, mbega akabaho ubuzima buhenze. Bivuze neza ko nibyo bintu yigaruriye nyine, ni ukubaho ubuzima buhenze. Igihe kirageze ka kazi karahagaze, bivuze neza ko nimba atarasevinze amafaranga ahagije, tayari agiye kuba umukene nk'abandi bose. Sizi nimba abantu bize mutarimo murabona iki kintu. Ubukungu bw'iki gihe cyangwa se iminsi turimo turagenda tujyamo, ntabwo ishingiye kuri degree ufite, ntabwo ishingiye ku manota wabonye, ntabwo ishingiye ku kigo wizemo. Iterambere ubwaryo ririmo regenda ryihuta. Byange bikunde, artificial intelligence cyangwa se AI hari akazi igenda isiba. Bitari n'ibyo ngibyo, hari n'akazi karimo karagenda gakendera kubera ko isi irimo iragenda itera imbere. Rero ako kazi ufite wikibeshya ngo wenda aka AI zakagiraho narashaje, oya. Umuvuduko iterambere, umuvuduko tekinoloji iriho, ntawamenya anytime buri kintu cyose gishobora kuba cyaba. Ese nibiba uzisanga he? Tekereza kabiri, ubu bakwirukanye wajya he? Nicyo kibazo wakabaye wibaza, ukamenya icyo ugomba kuba wakora. Utazisanga muri uyu mubare ndi kukubwira w'abantu biza ari abakene. Ntabwo bari ibintu biryoshye, niyo mpamvu uba wumva mbivuga shyizeho ndetse nkomeje cyane kugira ngo umenye neza ko ibyo ukina nabyo bitoroshye. Ushobora guhita uvuga ati n'abanyabizinesi barahomba rega, ariko ndakubwiza ukuri, hari itandukaniro rihambaye hagati y'uko ushobora kuba wahomba akazi n'umuntu kuko yahomba bizinesi ye. Uko wahomba akazi ntabwo ari ko umuntu yahomba bizinesi ye, ntabwo ari uko bikora, nta nubwo bizigera bihura, kubera ko wowe ushobora kuba wakora ikosa rimwe rirahagije, urimo urakira muri bizinesi y'umuntu agahita kwirukana direct, ariko
ntabwo ari uko nk'uko umu businessman azirukanwa cyangwa se azava muri business ye. Buriya imyanzuro cyangwa se imyanzuro ya nyiri business akenshi ishingira uburyo abakozi barimo barakora akazi, uburyo member of board zimeze, nyine nicyo kintu ashingiraho. Nanone iyo bigenze gutyo ashaka uburyo bigoragoza bikagaruka mu murongo. Ariko we nukora ikosa rimwe muri business ndazakugoragoza, reka rwana n'iki? Abakozi babuze ko bari hanze buzuye, ye hanze ujye gusara, umenye ubwenge, umenye ko utagomba gukinira mu by'abandi. Birashoboka cyane ko nanone business ishobora kuba yahura n'ibiza, disaster cyangwa se inkongizo, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, wenda business ikaba yagwa igahomba. Ariko ndakubwiza ukuri, uko umu-entrepreneur cyangwa se umuntu ufite business yahomba aba afite knowledge. Ntuzigere wigereranya n'uya muntu, kubera ko aba yarubatse ikintu kiguha akazi. Bivuze neza ko nubwo yahomba aba afite capability yo kuba yakubaka ibindi mu gihe gitoya, kubera ko azi ikibuga Montreal, afite connection zihagije. Ntabwo ari nkawe usanga nyine akazi ni akazi. Ese ufite connection zingana iki? Akazi kawe kabuze wakora ikihe kindi? Akenshi cyane nta n'icyo uba wakora uretse kuba wicaye aho mu iyo biro cyangwa se ahandi ukora akazi. N'ibyo ngibyo gusa. Bivuze ko nurangiza niba kwirukana uzajya kudepoza, nta zindi connection ufite. Ariko reka nguhe urugero rutoya kuri boss wawe. Wenda nimba ari company ikora ibintu runaka supplying, boss wawe afite skills zo kuba yadiringa, akavuga okay, ngiye kudiringa uno mushoramari aze ashora imari mw'ibi bintu, azi uburyo approachinga. Ubwo ni ubumenyi bwa mbere. Azi kumubwira ati zana amafaranga tubigenze gutya, akamukonvisinga uwo mushoramari akemera neza ko agomba gushora amafaranga. Boss nawe akaza agatekereza n'ubundi buryo ari buze ko ha structure, makababwira ati ibintu byanjye ndashaka ko mubikora gutya, mukabikora. Bivuze ko we mukozi ukora bigendeye uko boss wawe yakubwiye ngo ukora gutya nyine. Impamvu ya karindwi ikomeza gutuma abantu bize bakomeza kuba bakene ni amadeni menshi yabavanye muri college. Akenshi cyane abantu bize, nimba uri umwana w'umukene iwanyu batarabashije kuba bakwishyurira ishuri, byange bikunde wize ku nguzanyo. Iyo nguzanyo nubona akazi baratangira bagukate kidogo kidogo kidogo. Bivuze neza ko igihe wakabaye ukoresha nyine ayo bagukata ngo utere imbere, barayakataho. Ibyo bigatuma abantu benshi bize bisanga ari abakene nyine, kubera ko basanga igihe cyabo kinini cyangwa se byinshi barimo barabona, barimo barishyura amadeni bakoresheje biga. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana neza ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibuze umuntu umwe mu bantu 100 ubonye bahagaze hariya aba arimo arastragoringa kwishyura amadeni yafashe mu gihe arimo ariga. Ayo madeni ageze muri miliyoni 1, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Miliyoni 1 mu idolari na amafaranga asaga miliyari kuzamura, aho ni muri Amerika. Reka tuzane hano wenda mu Rwanda, niwitegereza neza urebye abana bize nyine ku nguzanyo ya leta, akenshi cyane ubusanga umwana ahagaze hafi miliyoni 60 cyangwa se kuzamura. Ayo nayo ni ipoja, n'igihe ushobora gusanga zirenga 100, ntabwo mbizi neza, ariko nuko nguko bimeze. Ngaho nawe tekereza, umwana ufite ayo madeni abonye akazi kamuhemba 200-300, reka tuvuge 400 wenda, bagiye kuba bamukata ngahe? Wenda reka tuvuge 5-6 kwijana, aho uravaho buri gihe ku mushahara we. Ese uwo muntu azatera imbere ryari? Icyo ni ikindi kimenyetso kikwereka neza ko kwiga nanone bishobora kuba byatuma uba umukene. Bire gusaba gufunguka mu mutwe brother cyangwa se sister, undeze amatwi. Tekereza cyane, urebe kure cyane kugira ngo ubashe kuba wakemura ibi bibazo. Bitari ibyo urisanga wasandaye. Ngaho noneho ibaze, ayo mafaranga yose uba ugenda wishyura kuko wize, akenshi cyane ugasanga ni ideni ry'igihe kinini rizagufata igihe cyawe cy'ubuzima. Ibaze noneho gufata iryo deni ryo ku ishuri, none at the end of time uba ugeze mu myaka mikuru. Ko ndakubwiza ukuri, buriya umuntu wize neza akiga amashuri ahagije, byibuze arangiza kwiga mu myaka 30-28. Iyo 28 urakoze, wenda ugeze muri 32 ningahe ufite akazi. Ndavuga umuntu wagize akazi, ushatse kuba wazana umugore umuzane, expenses z'ishuri zigiyeho, hagiye expenses z'urugo. At the end of time urashaka aho kuba,
urafata ideni, wenda nimba ari akazi keza nanone ufate inguzanyo y'inzu, ufate ideni ry'ishuri uzishyura ubuzima bwose, ukubiteho n'irindi deni ry'inzu naryo uzishyura ubuzima bwawe bwose. Ubwo nibwo buzima ushaka? Tekereza kabiri, ushake uburyo ugomba kubona indi source of income iri kure cyane y'amashuri cyangwa se y'imyigire yawe. Ikintu cya munani gituma abantu benshi bize bakomeza kuba baba bakene, ntabwo bagira teamwork, ntabwo bagira gukorera hamwe. Akenshi cyane buriya abantu bize uba usanga ari ba bantu nyine bameze nk'ari ba nyamwigendaho to, reka mbivuge gutyo. Ugasanga arangije ishuri ariko still aracyari nyamwigendaho. Ibyo bintu ntabwo bijya bikora bro, ntaho bigikora. Ibyo kwihagararaho ngo warize neza, wize ahantu heza, ibyo birakureba. Ko wahize bikumariye iki? Ko wahize ntukennye, wa wundi wayacikirije ntarimo arabona amafaranga meza, ibyo ntacyo bivuze. Iga kuba sociable, wige gukoresha abantu, wige kuba muri timu y'abantu runaka. Ibyo bintu by'ibyubahiro ntazi ukura kandi ukennye ntacyo bikumariye. Kandi buriya uhera ku byo ubona, wikipasa muremure, wishaka kwishyira mu nzego utarimo ngo nuko wize. Kwiga udafite amafaranga ntacyo bivuze mon cher. Uzarebe abantu bateye imbere cyangwa se bageze kure cyane, baba bazi uburyo bagomba gukora muri team, babazi uburyo bagomba kuba bakoraboratinga hagati yabo muri bo. Nta mukire n'umwe uzigera usanga abonye amafaranga adakoresheje abakozi. Oya, kandi akora ku buryo abakozi bagomba gukorera hamwe nabo. Kabone nubwo mutaba mubishaka, mubikora kubera igitutu cya boss. Ugasanga muri mu matimu, murimo murakora neza nyine. Ni ukuvuga se ko boss aba arimo arata amafaranga nyine, kuba yavuga ngo ibi bintu nibikorwe n'umuntu umwe cyangwa se babiri. Kuki se abafata muri batanu cyangwa se muri bane akabashyira kuri task ngo nimuyikore? Nuko azi neza imbaraga zo gukorera hamwe. Abantu bize rero icyo kintu ntacyo bagira, bashaka kuba banyamwigendaho kubera ubwiyemezi budafite aho bushingiye. Mu ishuri ntabwo bakwigisha rwose gukorera mu ikipe. Reka ngusobanurire neza, buretse gakeya, buretse kuvuga. Ikintu cya mbere, iyo babahaye assignment cyangwa se imikoro, ukora wenyine. Iyo baguhaye test, uyikora wenyine. Iyo baguhaye exam, uyikora wenyine. Bivuze neza ko no mu myigire yawe uziga urwana no kuba nyamwigendaho. Uvuge ngo mu gihe nzaba ndi njyenyine, n'ubundi ndabizi ndi njyenyine, ngomba kwiyeranja nkabitsinda uri wenyine nyine. Bivuze ko ku ishuri bakwigisha kuba nyamwigendaho. Kabone nubwo bababwira ngo mukorere muri groupe, nyine ni ibintu biraho kugira ngo mubyumve gutya, ariko ntacyo bivuze. Nose niba bababwira ngo mukorere assignment muri groupe, mwajye mu kizamu gakora wenyine, bisobanuye iki? Mwisi turimo nyine, mwisi ya nyayo, gutsinda cyangwa se kugira ikintu ugeraho biragusaba kuba muri team, gutuma abantu baza hamwe, muhuze imbaraga mukore. Ikintu cya 9 gituma abantu bize bakomeza kuba baba bakene, ndakubwiza ukuri, ubyange ubyemere, abantu b'abakozi nibo bishyura imisoro yose. Iki kintu ugomba kukimenya ndetse ukagishyira mu mutwe. Buriya nta entrepreneur, nta muntu n'umwe wikorera wishyura imisoro. Reka nguhe urugero rutoya, uzashaka umuntu wikorera, uzarebe iyo agiye kugura ikintu no mu Rwanda, aba afite tini namba yiwe. Bivuze ngo aragura ikintu, ababwira ati ndashaka gukoresha tini yanjye. Nagura ikintu arakigura ku mafaranga make, aramera nk'aho aranguye. Uzabibaza umuntu wikorera icyo kintu, mubaze ati ese ugiye kugura ikintu ugakoresha tini, ukigura ku mafaranga amwe n'ayanjye? Yego aba ari amwe, yishyura amwe, ariko nanone Rwanda Revenue arayo imugabanyirizaho. Ndetse ayo mafaranga kenshi uba usanga nimba aguze nk'ikintu cy'ibihumbi 100 agakoresha tini, hari igihe uba usanga afite ibihumbi 9 byiwe, ugasanga aguze ikintu ibihumbi 91, ariko wowe ukakigura ibihumbi 100 bro. Umusoro uko wazamuka, uko watumbagira kose, umusoro uzishyurwa n'abakozi bakorera umushahara. Ntabwo umusoro uzishyurwa n'aba entrepreneur n'abantu bafite ama business. Nureba neza iyo ibiciro byazamutse, n'aba entrepreneur n'abikorera bahita batumbagiza ibiciro. No kubera iki se? Bivuze ko baba barimo barongera cya igiciro kiyongereyeho. Akenshi baba banafite ibicuruzwa muri stock yabo, bakabyongera. Bivuze neza ko wowe rubanda rwo hasi
ugiye kubyigana urwane no kwishyura wa musoro, kubera ko none se urirengagiza umusoro, ninde wundi uzatanga umusoro? Ni umwinterpreneur se? Umwinterpreneur yega azatanga umusoro, ariko umusoro azatanga niwe uzaba wawishyuye wowe wo hasi, ariko we nta handi ukura. Bivuze ko urishyura umusoro ariko nta handi ukura, nyine to just ni ukwishyura, to pay, uzahora iteka ryose wishyura, bakwishyure nawe wishyure. Umusoro wishyurwa n'abantu b'abakozi. None itegereza umuntu winjiza amafaranga menshi ku mushahara, ni nawe wishyura umusoro mwinshi kuruta umu-investor cyangwa se nyiri business, kubera ko buriya hari n'ibihugu business zimwe na zimwe ntizisoreshwa, ariko abakozi umushahara babona bagasora. Akenshi izo business usanga nyine ari za business bava ngo zifasha abantu kubaho neza, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ugasanga niyo guverinoma cyangwa se niyo polisi bashyizeho, izo business ntibazisoresha, ariko still wowe umukozi ugasora. Bivuze neza ko ugomba kwishyura nyine umusoro. Nimba udashaka kwishyura uwo musoro, ba umu-entrepreneur, nujya kugura ikintu ujye utanga TIN number yawe, ugira amafaranga ukatirwaho, ugira amafaranga ugabanyirizwaho ku icyo kintu ugiye kugura. Ariko kuki mutajejuka? Tangira business, gira TIN number, shaka uburyo ubona source of income. Ibyo ni ibintu wakabaye usobanukirwa neza ukabimenya. Impamvu ya 10 ari nayo mpamvu ya nyuma ngiye kuba nasorezaho, lack of financial planning. Abantu benshi bize rwose bafata umushahara uko nabivuze kuva mbere, kugira ngo bapangire umushahara wabo biragoye, nta nubwo bishoboka. Akenshi cyane ubusanga uwo mushahara baguha ni umushahara wo gutuma ubaho rwose, ntabwo ari umushahara wo gupangirwa uvuga ngo nzabigenza gutya. Nushaka kuwupangira abana bawe baricwa n'inzara bro. Mbega usange uri muri ya dilemma nyine no gukora kugira ngo abana bawe babeho, nanone uracyastragoringa, urafata amadeni ukajya kwishyura, nawe wishyura ya madeni, kongera ugafata andi. Ubuzima bwawe nyine buri muri iyo cycle. Uzaba uri mu ubwo buzima ujye gupanga uvuge ngo nzagura iki kintu cyangwa se nzakora iki kintu gute, kandi wabuze nayo kurya. Rero nicyo kibazo kiri mu bantu bize, usanga life cycle yabo nyine ari uko imeze. Impamvu mbabwira gutya, buriya ushobora kuba warwana, yego ntibiba byoroshye gutangiza ikintu, birakomera pe, birakomera, ariko nanone ntabwo wakicara ngo urayinge ku mushahara. Ugomba kwemera icyo kintu gikomeye ukakihuramo, bikangeje ukongera, birangira byemeye, nawe ukaba mukire mu bandi, ugaha kwishyura ukizana ababyeyi bawe, ugaha kwishyura ukizana umuryango wawe. Abana bawe ntibazashaka akazi nk'uko wagashatse, ntibazahangayika nk'uko wahangayitse. Ibaza uburyo uhangayika n'ako kazi umwana we wibyariye, nawe ajye guhangayika kw'ako kazi kweri. Tekereza kabiri, ajye gushaka akazi, nawe nakabona umuryango we uhora umeze gutyo, nanone atazi neza ko ari bukabone. Gute utahangayika kuvuga ngo reka mfunde ikintu, reka nkore ikintu ku buryo iki kintu kizangaburira, kigaburira umuryango wanjye n'ahazaza h'abana banjye ntibazandavure. Nicyo kintu mba mbifuriza, mutere imbere, muve rwose kuba abakozi babandi nyine bashingiye ku mushahara. Yego ubona, ariko nanone umenye neza ko hari n'ibindi bigufasha kugira umuryango wawe utazandagara, utazagwa ku gasi, kubera ko ndakubwiza ukuri nta kintu kibabaza ko kubona abana bawe barimo barabaho nabi, nawe urimo uratabaruka. Rero icyo gihe ubyicuza, utekereza umwanya wamaze, wareba n'uburyo warangizanyije n'uwo mubosi mwakoranye, wareba abana biwe uburyo bameze neza, wakompara n'abana bawe, nibwo uhita uvuga ngo nakoze ubusa. Ugahita ubona neza umwanya wawe warawutaye totally. Mwakoze cyane kubana nanjye, amagambo yabuze ivuga. Nizere ko wakaze subscribe tugiye tugezana mu biganiro nk'ibi ngibi. Cyabaye kirekire cyane, ariko byari iby'ingenzi cyane. Tuburane mu bindi biganiro. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibahe amafaranga ndetse namwe mukanguke, mwinvesting, mutangire mukore, mugire ibihe byiza.